Indaya zibonye abagabo. Indaya zibonye abagabo, twebwe abazima turasigaye. Izo nizo comment zagiye zitererwa kuri video zagiye zisohoka hanze, ndetse kuri video zagiye zigaragara aho batererwaga ivi. Ubwo ndavuga Rufonsina n'umuntu bita Jackie. Rero abaturage cyangwa abantu benshi bakurikirana showbiz bagiye bandika comment bavuga bati indaya zibonye abagabo, twebwe abantu bazima turasigaye. Aho noneho Rufonsina we yaje agira ati mwebwe ntimukagira ayo mashyari si meza. Aho we yababwiraga ati ubwo nyine natwe indaya Imana yatublessinze. Yari ibintu byiza cyane. Rero amakuru yo ni menshi cyane kabisa. Ngusabye gukora subscribe, kandi niba warayikoze turagushimiye cyane. Ibyo tugezeho ni wowe tubikesha, n'ibyo tutarageraho ni wowe tubikesha. ugiye gukora subscribe. Guys, dutangire n'amakuru. Amakuru yo ni menshi hano muri showbiz. Turavuga kuri Muheto yamaze kuba yisegura ku bantu, avuga yuko ibyamubaye hari impanuka. Tuvuga no ku mugabo bita impano y'Imana uyu munsi kuri tariki 31 bashyikirizwa imbere, bagezwa kabisa imbere y'urukiko. Impano y'Imana akomeze abane nawe aho uri hose, aho waba uherereye hose, mu nce zigiye zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse nawe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwifurije amahoro y'Imana, ibyo urimo biguhire, umugisha w'Imana ugusakareho. Njyewe nitwigize Imana Bingo, nje kugira ngo tubane mu makuru agiye atandukanye arimo kuvugwa hano ku bitangazamakuru ndetse no muri showbiz muri rusange. Rero nihuse cyane, ndagira ngo mbanze ngushimire wowe wakoze subscribe kuri uno muyoboro wacu, ndetse nawe utarayikora, uyu ni wo mwanya kugira ngo uyikore. Nawe ibyo tugiye gukora tukageraho ni weho tubikesha, kubera ko ugiye gukora subscribe. Nyaboneka igihe cyose ubonye igikorwa cyacu jya ushyiraho comment, unagisharinge naho baba abantu 5 biba bihagije kabisa. Twihuse cyane rero, kaduhere ku munyarwenya cyangwa se umukinnyi wa filime wamenyekanye nka Rufonsina. Niwe unzanye hano kugira ngo mubabwireho. Rufonsina cyangwa se Nyiranzayino biraterwa n'ukuntu wamumenye cyangwa se naho wamumenyeye, kuko akina mu mafilime agiye atandukanye. Umuturanyi niwo wamwubatse, niwo wamureze. Ubwo ndavuga hano muri sinema nyarwanda. Rufonsina yamenyekanye muri filime Umuturanyi, kandi akina mu maproje menshi. Akina muri My Heart, Big Mind, aho hose n'ahantu akina mu nzira y'umusaraba. Rufonsina rero arazwi cyane, niwe unzanye. Rero murabizi ko ku munsi w'ejo ariho Rufonsina yambitswe impeta, aporopojwe n'umugabo we bamaranye imyaka 11. Bakaba bafitanye n'umwana. Umugabo we rero yaje kuba amwambika impeta, yaje kuba mupropoza, aho byari byishimo cyane. Hari harimo abantu bagiye batandukanye benshi bazwi bari bitabiriye icyo kirori. Byari byiza cyane. Icyaje rero kuba kivugwa nuko uyu mu star cyangwa se Rufonsina ku myaka 11 amaranye n'umugabo we bakundana babana, we yivugira yuko babanye neza, no kuba umugabo we yaramwambitse impeta mu proposa. Byaranzwe n'amarira kuri Rufonsina, byaranzwe n'amarira. Ariko Rufonsina we yatangaje yuko amarira yarize atarayo kubabara, atarayagahinda, ahubwo arayi ibyishimo byinshi yatewe n'umugabo we waje kuba amwambika impeta. Rufonsina rero yagarutse avuga byinshi kuri comment abantu bagiye batera. Nyaboneka comment nyinshi kuri Rufonsina, aho zagiye zivuga ngo nyaboneka indaya zibonye abagabo. Ngaho nyuma Jackie ndetse na Rufonsina baje
na Shadibu nyaboneka bose baterewe ivi baraporopojwe. Rero abantu benshi bakandika amakomenti kuri video za Rufonsina bavuga ngo ngo indaya zibonye abagabo, ngo subu twebwe tuzira iki. Aho Rufonsina nawe yakoreye ikiganiro kwa MIE Irene arimo kubabwira ati mwarambabaje cyane, yaje mu burakari bwinshi. Rero ababwira ati namwe nimutegereze, ati Imana ubwo nimba muvuga yuko turi indaya, ubwo Imana nyine ya blessinze indaya. Rero yari amakuru menshi Rufonsina arimo agaruka ku bantu. Rufonsina we ubwo yirahiriye avuga ati Clapton Kibonke, ku bantu mwari muzi yuko nasezeye mu muturanyi, ku bantu benshi mwashyushye iminwa muvuga byinshi kuri njyewe, aragira ati Clapton Kibonke andusha ubushobozi ntacyo mfite cyo kumwitura, ariko icyo mfite muri njyewe ngomba kukimuhereza kikamugirira akamaro. Ubwo bishatse gusobanura ko yavugaga ati Clapton Kibonke ni umuntu ufite buri kimwe, ntago nageraho, nta mafaranga ufite cyangwa nta mutungo ufite wo kuba naha Clapton Kibonke, ariko mfite impano nahereza Clapton Kibonke, noneho yarangiza nawe akayungukiramo. So bishatse kuvuga ko azajya nyine amukinira amwo nyine Clapton Kibonke bimwinjirize, kuko Rufonsina ubwe yivugiye ati nje naho atampemba, kuko icyo yampembye gikomeye yanyubakiye izina, anyubakira kumenyekana hano muri showbiz nyarwanda. So rero guys, iki kintu nimba umuntu yarakugiriye neza, gushima bari byo bijya bibanza, kandi nimba umuntu ubona hari icyo yakubakiye mu buzima, byaba byiza umushimiye akiriho. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo uzamushimire atakiri mu buzima. So guys, Rufonsina rero ni byinshi yatangaje ashimira umugabo we, ariko nanone anenga abantu bamubabaje nyine batera comment zidasobanutse. Guys, ntabwo ari ngombwa. Niba umuntu ubona akoze ikintu kitakunyuze, aho kugira ngo umubabaze umuvugeho byinshi bidasobanutse, byarutwa ukaba ucecetse. Burya kwimyutinga ntacyo bitwaye, kubera ko akarenze umunwa nyine karushye amagara. So rero amakuru yo ni menshi hano muri showbiz. Turava kuri Rufonsina, byinshi yavugaga ni ibyo ngibyo. Tugere kuri Miss Muheto. Nizere ko mwabibonye yuko bamaze kumuta muri yombi. Iyo ni inkuru yamenyekanye cyane uyu munsi, akaba ari bugere imbere y'urukiko, akaba rwose aritaba urukiko kuri ino tariki ya 31 ari bwitabe urukiko kabisa. N'umugabo bita Fata ku mavuta, n'umugabo bita Impano y'Imana baragezwa imbere y'urukiko kabisa, bagiye gusobanura cyangwa se bagiye kuburana ibyaha bashinjwa. Ariko dusubi inyuma gato ya kuri Muheto Divine, yaje kuba yandika ku rubuga rwe wa Twitter yisegura ku banyarwanda, agira ati ibi bintu byambayeho ni impanuka, kandi ni ibintu ntawe bitabaho, byaje nk'impanuka. Ati mumbabarire rwose, mumbabarire, ndabimbiseguyeho kandi mbasabye imbabazi. Aragira ati si byiza kuba byabaye, ariko ni impanuka, mumbabarire, ndabakunda cyane. So rero nibyo ngibyo, amakuru yo ni menshi cyane ahari. Kandi guys, ikintu ndagira ngo nkubwire wowe urebye iyi video ukayigeza kuri uno munota, ndagira ngo nkwisabira aka kantu, kora subscribe unshyigikire, nurangiza unsharingire abantu basi 5, nurangiza ushyireho comment umbwire uti kora cyangwa se bivemo ntago ari ibyawe. Ibindi byose Uwiteka Imana aduhane umugisha. Ndagushimira cyane. Ngiye twabanaga muri iki kiganiro, muri aya makuru menshi nkugejejeho. Aba nitwa Ugizimana Bingo, nkaba mbashimira cyane. Uwiteka rwose akomeze akurambureho ibiganza byiwe, kandi Imana ibyawe byose iyo yabigezemo, ndagira ngo mubwire yuko
bikunda kabone naho weho ubona nta nzira byacamo ngo bikunde, ariko Uwiteka yabigezemo rwose uhagarara neza kandi ugahagarara butwari kuko byose iba yabigezemo. Rero ndagushimiye cyane, ciao ciao.